Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nkurikirana kuri Dave Rwanda. Uyu munsi nabazaniye bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu agukunda cyangwa se ko muri relationship. Hataho ngaho utazajya ugenda wikina wibwira ngo uri kumwe n'umukunzi cyangwa se uri kumwe n'umuntu ukwiyumvamo. Kandi ashaka kuba yakurya utwawe cyangwa se kuba mwaciringa ako kanya gusa bikarangira nta byiyumviro na bitoya gufitiye. Ndakwinginze kugira ngo ntukupe cyangwa se ubashe kuba wascrolling utarabasha kuba wakumva ibingibi byose. Yaba ari umusore cyangwa se ari umuhungu, bindi bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka neza ko umuntu muri kumwe agukunda kandi agukunda cyane. Kandi ukabasha kuba wasobanukirwa neza ko akurya ahubwo ko nta n'ikiyumviro cyangwa se nta emotion n'imwe agufitiye. Muri ibyo ngibyo rero byabasha kuba byakwereka ko umuntu agukunda cyangwa se ko muri relationship. Burya ngo umuntu muri relationship akwitaho cyane rwose. Aguha care zose zishoboka rwose. Afata umwanya wo kuba yagufasha no kuba yakumva mu bintu byose urimo ndetse n'ibyo uri gukora.